ndagusuhuje kandi none nguhaye ikaze ukunda ibiganiro byacu umunsi ku munsi waba ukurikira Maneri Entertainment ugakurikira Bin Empire. Ndagusuhuje uyu munsi twaje ku mashyuza kuganira n'abaturage baho ngo tumenye uko bimeze kandi tumenye ibyiza amashyuza bamariye. Gusa nubwo amashyuza yari ahari menshi mu minsi yashize yakamye akaza kugabanuka, ariko abaturage baracyavuga ko abafitiye umumaro cyane bikabije, ndetse ko bayizereramo kandi bakizera gusenga nk'uko abo twaganiriye babivuga, bakizera ko iyo usenze ukaza kuhaba wizeye bigenda neza kandi bakahacana umucyo. Ikindi ngo avura amavunane, ndetse twaje kubaganiriza batubwira byinshi muri byo bitandukanye bibagirira mu mumaro, kandi bizera ko yuje hano buri wese bamushishikariza kuza hano kuko ngo havura. Ikindi bafite ngo ahantu ngo basengera ngo bagakira. Byose ubikurikira kandi ukabikurikirana kuri Maneri Entertainment ndetse na Bin Empire. Ndagushimiye rero, komeza udukurikirane, tugiye tujyane mu nzira udukurikire wumve ibintu twavuganye. Mubyeyi ndagusuhuje. Ndakurikije. Amahoro y'Imana bane nawe. Amina. Amena. Hallelujah. Kumeze nk'umunyamasengesho cyane. Yego. Twagusanze hano rero tugira ngo tukuganirize, tubabaze ku nyungu ano mazi abafitiye. Twabasanze mwoga nk'abantu b'ababyeyi mukuzeho, tugira ngo mutubwire ku nyungu ano mazi abafitiye. Amazi ni Imana yashyize ahangaha. Murengera ijwi kugira ngo tumvige. Aya mazi ni Imana yashyizemo imiti. Kubera ko aya mazi nta mwana w'umuntu wayashyuhije. Ni Imana yashyizemo imbaraga zayo. Aya mazi iyo tuyoze imvune zose zirashira, kandi twayanywa akatuvura n'uburwayi. Tukamererwa neza. Yego. Mwebwe mwizera ko aya mazi iyo muyoze mukira kubera ko yashyujwe n'Imana, nta muntu wese yashyushye. Aya mazi kubera ko Yesu yafashe utwondo agadutoba, agafata agacira amashanda agatoba, agasiga impumyi ku maso, impumyi gahumuka. Natwe yaduhaye ububasha bwo guhumanurwa n'aya mazi. Indwara zose zivaho kubwo kwizera. Mwebwe mubyizereramo ko aya mazi uko muyakarabye, uko mukarabya no mazi byanze bikunze mwebwe mugomba gukira kubera kashyushye, kubera imbaraga z'Imana. None se mu bundi buzima ibivugwa ko avura imvune cyangwa se agakiza umunaniro, byo murabyizera? Birashoboka. Birashoboka. Byose Yesu akiza indwara zose. Nk'ubu se waje hano uvuye? Navuye hariya mu murenge wa Butare. Wavuye mu murenge wa Butare. Uramanuka imisozi uravuga ati ngiye reka ngiye ku mashyuza ngende noge, hanyuma nizere ko ari amazi ari bunankize. Ko imbaraga z'Imana zikorera mwari ya mazi. Ariko muranayanywa? Turayanywa. Murayanywa ano mazi? Yo muyanyweye bigenda gute? Amera neza, uburwayi no mu nda hagakira, imvune zose zigashira. Wabwira umuntu udukurikiye ko ushobora kunywa no mazi mu nda hagakira? Kubera imbaraga z'Imana ziyarimo no kwizera. Ashobora kuyanywa nta kwizera afite ntaki. Ariko afite ukwizera arakira. Akizwa n'imbaraga z'Imana, ntago aya mazi ari yamukiza. Akizwa n'imbaraga z'Imana kubera ko yizeye. Kubera ko yizeye. Ariko ubwo anyweye nandi atari ayangaya akizera nawe yamukiza. Ndise yashuhijwe nandi atari Imana yashuhije. Imana ubwayo umwimerere. Imana yashizeho. None se waje uramanuka uvyuka mu gitondo uravuga ati ngiye ku mashyuza, unitwaza Bibiliya cyane. Ariko hari n'ahandi hantu nza numva hano hafi ngo abasengera cyane. Aho ngaho wambonye naho nyine niba naho hahari nabwo ushobora kuba. Wowe wizera ahangaha? Nizera Imana, nkizera imbaraga zayo, ntabwo nizera ahantu runaka kariho hangiza. Ibundi Imana igukiza bitewe nuko wizera. Yego. Mbo murakoze rero. Imana ibamumugisha. Amina. Ubu ngubu ngo turajyanye ngo bagiye kunyereka ngo ahantu ngo hari charge. Harashyushye hano hantu? Reka no gukwetura inkweto aho ugeze nahera. Aho ngeze hano nahera. Yego. Ariko niba hamagara yambaye inkweto, hagarara yiyumvira. Yambarira inkweto. Hagarara ngo kwese agiranye imbaraga z'Imana. Hano ko numva ibintu bikomeje gukomera. None kamerama, ko hano ibintu byashyushye, hano ngo hari charge. Hari charge ibintu. Yego. None se ma, wowe witwa nde? Uwimana Florentine. Uwimana Florentine. Nawe uvuka mu murenge imwe n'ura mubyeyi se? Nigo. Yego. Mwaje se muje kumara ikibundi hano ku mashyuza muri make?
nyine twaje kugira ngo twege kurana amazi amavunane ashire n'umunaniro ushire. Murabyizera ko ushobora koga no mazi umunaniro ugashira ku buryo wabwira undi muntu udukurikiye uri kutureba ko yizera ko wakoga no mazi umunaniro ukarangira? Yego. Urarangira neza. Ubu se ku makuru amwe mfite iyo uvuye mu mazi ashyushye umuntu amaje koga abashonje cyangwa ashobora guhura n'inzara. None mwebwe muvuye hano mu bigenza gute? Rero mba nta nzara mfite gusa nyine numva umunaniro washize n'amavunane agashira nyine nkumva imbaraga zirimo. Ubu tutona imbaraga. Ubu wizera ko umwana wawe cyangwa se n'umutware wawe wamubwira ukamubwira ati ngwino woge hano amavunane arahita ashira? Yego. 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 Nibindi byiza nibihe bindi byiza mwizera mubona hano mwizera mukavuga ati twarangira n'abandi bantu gusura ku mashyuza bakaza bagatembera? Nyine niyo yanyweye mu nda harakira. Ndikumva wowe nuramuce nuno mucacu muhuriza ku kintu cyuko mu nda hakira kuko murabyizera ko mu nda hakira? Yego. 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 Nawe mvugisha witwa nde wowe? Witwa Bujeniya Mukankusi. Nawe waturutse mu murenge wa Butare? Nanjye niho naturutse. Mwese mwabyutse mu gitondo muravuga ngo muje koga hano? Kubera ko aya mazi iyo dusenze Imana ikora igitangaza. Ubwo rero kubera ko aya mazi uyanyweye ibintu mu nda birakira, amavunane mu mubiri agakira. Ubwo rero indwara zose zirashya kubera imbaraga z'Imana. Ubwo rero kubera imbaraga z'Imana zizatumye tuza hano. Ni imbaraga z'Imana zabazanye mwitwaza na Bibiliya. None se ahandi hantu nza numva hano ngo basengera abantu bagakira murahazi? Turahazi tuzi ko ari ku mashyuza inopfu. Ariko ngo abantu ngo bagwaye indwara zose ngo zirahakirira. Indwara ubundi yo wizeye biterwa no kwizera ufite. Utagufite ntari gihe bitakugendera. Ariko wizera wahagera ugakira. Yego. Ndabashimiye rero natwe twari twaje hano dutembera ariko natwe ubwo muraza kutwereka ahantu dukaraba natwe twivure dore twebwe n'imibyibuho bayaratwishe. Dushaka natwe kunanuka byibuza natwe turebe ko byaje. Mukananuka namwe mukaba naho tukaba nkamwe nyine tugakomera ku buryo nase ibaza umuntu w'umukecuru nkawe wavuye mu murenge wa Butare iriya hakujya. Kandi utateze ukaza n'amaguru. Ngiye rero kuzana ndegutera sinagenda n'amaguru ngo mbishobora. Ariko umuntu yikandi hano mwana mashyuza yabishobora we. Yashoboka. Ariko bitewe no kwizera kwawe. No kwizera. Ariko mwagumye gushyiramo akantu ko kwizera cyane. Kwizera gabya bisobanuye ko nubwo umuntu atazana ku mashyuza akajya ahandi hantu akizera yakira ariko birashoboka kuba yakira. Kuko byose ikintu cya mbere gihari ubwo bisobanuye no kwizera nicyo kintu kiri imbere. Ufite imbaraga zo kwizera ati Imana izikora imirimo n'ibitangaza birashoboka cyane ko wayanywa ugakira. Biranashoboka ko utakwizera yanywa ntakire. Ariko kubera kwizera kwacu byose birashoboka. Ubwo mwebwe igisobanuro gihari ikintu cyose cyo mwakora cyose bisobanuye ko umuntu agomba kwizera mbere y'ibindi bintu. Hano uvuze ko aho ngaho ari kuvura amavunane. Hano ngo nukwicaginga. None iyo umuntu yicaginze abakeneye kugera kuki? Abakeneye imbaraga zo gukora nk'iki? Zo gukorera Imana. Ariko hari amakuru avuga ko umuntu hano haza abadamu bamwe bagiye kwicanya kugira ngo hasi ngo bigende neza. Ntago bizi wowe? Kubera iyo utabizi mwebwe muri abanyamasengesho cyane ariko amakuru ndayafite. Hawe uri kwicaginga sibyo ra? Mase kuki wicaginga ukicazamo ikibuno? Niwe sisare giye nyine. Amatako ntago. Nashaka gusobanukirwa aho kantu nagaza nkumva singasobanukirwe neza. Ariko wowe ushaka amataka akora neza kamera neza. Kajya wumva nta mavunane arimo. Kajya wumva nta mavunane arimo. Amavunane abatewe n'iki? No kugenda n'amaguru. Murakoze cyane Imana bawe umugisha. Bana reka mpareteshe. Reka. Ariko